Igitondo cyiza mwebwe mwahisemo 89 n'ibice 7 Contact FM nkuko mwabyumvise uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru abayanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye avugwa hirya no hino ku isi nkuko mubimenyereye mu gitondo simba ndi njyenyine mba ndi kumwe n'abandi bantu batandukanye itsinda rinini ndabona bose bahageze ni Modeste abanini ndabona ni itsinda rinini ntabwo bivuze ko ari banini kuko harimo n'abatoya urugero bababwira ngo mwaramutse neza mwaramutse twaramutse ntabwo uri kumwe na wenyine ntabwo mba ndi kumwe na njyenyine mba ndi kumwe n'abandi bantu nyine abantu abatwumva bo bamaze kubyumva amajwi bamenyereye cyane buriya sibyo bajya banayitiranya ariko burya ubwo bazagenda bayamenya gahoro gahoro ariko nkuko nari maze imyaka yose ko bibabwira niba batarabimenya hari ababa bafunguye wenda mu gitondo bakatwumva ari ubwa mbere abo ngabo nabo ntiwabarenganya wenda aribwo bakigura radio reka abo ngabo nibo mvuga bazagenda babimenya ariko abandi bo barabizi mu makuru rero ariho cyane cyane muri iki gitondo navugwa ku nkongi z'umuriro zongeye kubura mu Rwanda ni nyinshi se cyangwa n'ahantu hamwe ntabwo ari ahantu hamwe kuko bayita stereo ubyumvise muri stereo n'ahantu hamwe ntabwo ari ahantu hamwe kubera ko nimugoroba nka 2:00 nibwo mu mujyi imbere ya Rompuwe ahamenyerewe ngo ni kwa Vena imbere yaho hahiye nibyo imbere yaho ni inyubako hakurya y'umuhanda okay nanze ko ni muri parking oya ni inyubako iri munsi y'umuhanda cyangwa se haruguru y'iposta ni hagati y'umuhanda ujya Nyabugogo no komeza kuri gereza posta hariya irahari munsi y'umuhanda ni hakurya kwa cheve nazi iposta ntiri hepfo kuri Panafrica ndi kugereranya kubazi iposta abatazi kwa cheve na hagati yo kwa Vena ni posta inyubako ariko ni habaga imprimerie nationale de Kigali naho ngaho kuri muri imprimerie uravuga imprimerie iri hepfo gato urumva hakurya yo kwa Vena hakurya y'umuhanda yo kwa Vena house ari imprimerie hari inyubako hari umuturirwa w'amataje nk'abiri aho ngaho rero ngo hari stock y'amarangi aho ngaho niho hahiye byari bimaze igihe bitavugwa hari hashize amezi ngira ngo agera nko muri 2 tutumva inkongi nuko nta report z'imodoka yanjye ibyo tuba twamenye nyine ubwo wowe wenda sinzi impamvu utabiripotinze cyangwa ufite abo wabiripotingiyeho nabyo birashoboka ariko ni ikintu gikomeye cyane kuba twari tumaze iminsi tutabyumva bikaba byongeye ngira ngo murabizi ko ejo i Muhanga naho hari inyubako yahiye ngira ngo yama etage 4 iyo ngiyo nayo ejo mu masaha ya 8 gutyo yose irashya ntabwo yose hahiye imiryango imwe ariko ibyangirikiyemo byari bifite agaciro kenshi cyane kuko ari amazu y'ubucuruzi yakoreragamo biri guterwa n'iki se bari babimenya hari iperereza ryari ryatangira ndibaza ko bikiri hafi wena bitaramenyekana ntabwo biramenyekana kuko iperereza ryo riba rigikorwa ariko abenshi baravuga bati ni umuriro nkuko basanzwe babivuga w'amashanyarazi byagiye bivugwa gutyo ariko noneho kuva aho imodoka ya Albert yahiriye nayo niye wasa urebye icyo mugaragisi yambwiye ni ewasa ariko ewasa y'imodoka habayemo court circuit muri air conditioning bitwika cya kintu twita boîte à gaz dashboard mujye mugura imodoka zisanzwe nk'abantu bafite za smartphone gatoroshi nyamara irakora kandi n'igitarezo
ariko ni ukuvugiramo gusa nta kindi ntabwo ushobora kumvamo twitinga amafoto kumva indirimbo kureba ukajya kuri imeri ka watsapu cyangwa ukumva kontakite femu ukoresheje telefone mureke bagafotozi bakore ibyo ni ibintu bikomeye cyane ariko igikomeye cyane ni uko hari umuryango w'abantu 5 nabo bahiriye mu nzu bo bakaba baramaze no gupfa aho nagana ni mu Gatsata bo baguye mu bitaro bya CHUK babashyinguye nimugoroba Imana ibakire mu bayo ibyo byose ni ingaruka z'inkongi z'imiriro ariko ikigaragara ni uko abakora amaperereza niba umuntu yavuga ko ari ugutinda niba umuntu yavuga ko sinzi uko umuntu yabivuga kubera ko nk'ibyabaye muri iriya minsi yashize nta raporo irerekanwa berekana ibyo mu mwaka ushize 2013 bakavuga ngo byatewe n'ibi ariko biteye urujijo kandi buriya impamvu byaba byiza kubimenya nge umuntu wari wese ufite ubwenge byabyo byose yakwibaza se kuki ibi bintu bibereye icyarimwe mu gihe gito ntibibaye umunsi umwe ariko muri aya mezi makeya bisa naho byagiye byiganza ahantu hose bavuga ko ari insinga zishaje bavuga ko ari insinga za pirate ubundi havugwa ibindi hagenda havugwa ibintu byinshi ariko iyi perereza iyo nta raporo isohotse niho umuntu yibaza nyamara ibintu harimo tena umuntu akibaza niba atari abantu ahubwo niba atarimo icyo bita mu cyongereza ngo foul play niba atari abantu barimo kuhatwika ahubwo ni ibintu ariko by'urujijo ariko nanone udashobora kugarura hano mu Rwanda gusa kuko nk'ubu nk'inzu yo muri Afurika y'Epfo yateganyijwe kuberamo amarushanwa ya Big Brothers nayo yafashwe n'inkongi irashya bisa naho wenda harari ariko wenda niba ari icyorezo cyangwa ikiza uje ibintu wenda bidahura ni nk'uko haba umutingito hano ukambanga ariko no mu Buyapani haba imitingito nje nshatse kuvuga ko wenda ari iby'igihe runaka bikaba bishobora in fact ibyo igira ngo ibyo line yavugaga ni nayo maraporo kuko we ahari nka Afurika y'Epfo ubwo ejo ushobora kuzabona raporo ya polisi cyangwa ya autorite ibishinzwe nibyo yabazaga ati se hano na n'ubu nta raporo iraboneka ariko nanone sinzi niba ari ikintu ari discipline abantu bari baramenyereye gukora gushakisha gukora enquete kuri nicyo kintu gitangaje nyine ni ukuvuga ngo bashobora kuba batari babimenyereye kuko bitavugwa cyane cyangwa se bitabagaho cyane none umuntu ntiyabura kwibaza se kuki birimo kubaho ubu ngubu kandi hihutiwe kuvuga ngo oya ntago ari abantu bari kubitera nta rwose nta kibazo kirayo ukaboke ubwo rero niba ubinyomoje mwamuzi rero ukuntu ikibitera tuvuge ko ahari reaction ya mbere iyo ubaje autorite ahita yihutirwa kuvuga nibura si ibingibi kuvuga guhita uvuga uti icyabiteye bisa nkaho ari ibyo ngibyo bindi ariko ese bari bafite abantu babimenyeye babyize bamenya gukora analyse n'iki byose nk'uko tujya tureba muri za channel za TV za police amankete ya police n'iki byose ibyo bikoresho byose barabifite mbona bafite ibikoresho by'entuza iriya shami bita CSI rya criminal investigation whatever hari CSI criminal nibikira babikira kuti ndabyibagiwe ariko ni criminal anyways it is criminal so no ngo ibintu nakwibaza ko ibintu bibaye kenshi gutyo byaba biri muri hypothèse byaba biri mu bintu byibazwaho kuvanga ese ntibyaba ari abantu bari kubita ku kibibereye icyarimwe ibyo byose niyo insinga zaba iza pirate ntago zifite umunsi wa expiration uhura usibye nibyo ngibyo niba bavuga ngo ni insinga wenda zishaje cyangwa se za pirate ntabwo umuntu yavuga ngo zisaziye icyarimwe ikindi wenda muri quartier mu Mateusi ubwo hashyaga baravuga bati ziriya nzu zimaze igihe zubatswe zirashaje n'ibikoresho bizigize birashaje ariko noneho turabona inzu nshyashya
nk'iyo y'Imuhanga nta gihe gishize ubanza nta n'umwaka warushize batangiye kuyikoreramo meya ubwe w'akarere ka Muhanga aravuga ati iyi nzu twayikoreye ubugenzuzi n'ibikoresho biyigize dusanga byose byujuje ubuziranenge noneho mbere yuko itahwa bibaho ubwo wenda muri ubwo bugenzuzi hari ingamba zagomba gushyirwaho wenda mu byo bagenzuye babonye ko ibihari bifite ubuziranenge byujuje ubuziranenge ariko wenda ku bijyanye no kwirinda izo nkongi cyangwa se ku bijyanye no kugira ibikoresho byo kuba wagira icyo ukora cyo kuyirwanya biramutse bibaye wenda bitari byujujwe cyangwa se abantu bataratojwe kuvuga ngo habaye inkongi y'umuriro tubyitwaremo gute ariko se Ryan wenda n'ibyo byose birumvikana no mu mabwiriza yashyizweho baravuga bati inzu yose iba ifite kizimyamoto tumwe dutoya tw'uducupa ariko se turiya mu gihe inkongi yaba ibaye ingana kuriya ngira ngo niba warabonye aho inkongi ziba ububona umuriro ukuntu uba umeze inshuro nyinshi umuriro uraka bihita bizamuka ari byinshi ese turiya twamara iki tufite icyo twamara kubera ko buriya nta muriro ibyo ari byose ntago bitangira bingana kuriya bitangira akantu gatoya bikagenda bikongeza ibindi cyane cyane nk'ahantu nk'aho ubucuruzi wenda baba bafite muri stoke ibintu bifatisha umuriro vuba nko muri quartier Mateus tuvuge bacuruza inzoga bacuruza ibintu nk'ibyo ngibyo harimo ibintu bya plastike byo birumvikana ko byahita bishya vuba bigafata ahantu hanini mu gihe gitoya gusa uri hafi aho ngaho yaratojwe icyo kintu hari iyo kizimyamoto ntoya ntiyabura kwita agira icyo akora ntakizwe n'amaguru gutozwa byo sinibaza ko wenda hari umuntu wajya gutoza abantu kubikoresha kuko ejo bundi nibwo ministre wa Midimari yavugaga atese ko abantu baguze televiziyo bakagura telefone ninde wabigishije kuzikoresha aho yashakaga kuvuga ko n'uwagura kizimyamoto ashobora kwiga yashobora kuyikoresha nkuko ugura televiziyo iwawe ntihagira umuntu uza kukwiga ninde wabivuze Minisitiri w'ibiza hari mu nama mu kiganiro n'abanyamakuru aravuga ati bashobora ntabwo twavuga ko twakwigisha abantu bose kubikoresha kuko ubundi ubungubu itegeko nuko amabwiriza babyigisha ko biragaragara ko wenda bora batanabizi ariko nibura no kugurishije icyo cyuma yakwereka ndore ukuntu babigenza baribeshya cyane hari ahantu henshi se ntujye ubibona unkuhaye ikizamini havuga ngo genda ugikoresha wabishobora ibyo byose hari abagomba kubyitoza birumvikana ko utakoraho utashyamahugurwa yo kubyigisha ariko hari aho bigomba kugera ese waguze telefone ziza nta muntu weretse abantu ngo dorwa aho bakanda kugira ngo bitabe telefone dore aho bajya gute twanabanje tuzita ni mobile kugira ngo abantu bamenye ngira ngo icyo abanyarwanda benshi bifuza nuko amaperereza yajya akorwa bakabona ibisubizo vuba bakamenya ntinya iyo umuntu atangiye avuga ati iby'abanyarwanda benshi urashaka ko abanyarwanda uyu munsi baryama bishimye watakaye niko ejo bundi Jepoli yatubwiye navuga okay ntago nayo mbizida burya bwose ibyishimo byabo biri mu maboko ariko birumvikana iyo habaye ibibazo nk'ibyo ngibyo buri muntu wese si abanyarwanda gusa yumva ko nibura umuntu amugijeho igisobanuro impamvu y'ibyo bintu birumvikana ko ari iki kintu abantu benshi bifuza kubona oya hari wenda banamenye nibiba byabiteye nyirizina biri nyabyo ahari wenda n'abantu bashobora gufatiraho ingamba kuko kubaho batazi gusa ngo muruterwa n'iki kumenya amakuru hari abo twahoze tuganira bavuga batari ko hari akabo ni bake ntabwo ari benshi abo ni bakeya n'abanyarwanda umunyarwanda nubwo yaba umwe afite agaciro kabisa ariko umuntu ashobora kuba umuturarwanda atari umunyarwanda bavuga bati ahari ubanza kubera ko ibigo by'ubwishingizi byabaye byinshi ubanza ari bo bari kugira uruhare mu kudutwikira kugira ngo tubashe kugura ubwishingizi ibyo byose rero iperereza riramutse rikozwe rikagaragaza ibimenyetso bifatika ntibizahomba ahubwo
kubera ko imiriro yabaye myinshi za myinshi bibahende bishyura abantu benshi none se ahubwo si bo batakazamo kuko iyo minsi yose imyaka yose babonye abantu bakotiza bishyura asiransi ntihagire ibikurikizi amafaranga bakaba bayafite ubwo hari n'igihe ariko babikora mu myizo ya mbere hanyuma kugira ngo abantu bakangukire kuza mu bwishingizi nuko bakabihagarika bagatangira kuba bakwinjiza amafaranga ariko icyo nababwira cyo nkanjye na KFDR yanyuze he ubundi itera Greenland inyura he nayo bayanyuze ubwo ibyo byose nyine nibyo abantu batekereza niyo mpamvu rero inzego zishinzwe gukora iperereza nyine bagakwiye kubikora bagatanga ibihamya cyangwa se navuga ngo iki ibisobanuro bifatika bigaragaza ko ibyo byose wenda ari byo cyangwa atari byo nibura ntago twe tubaperereza nta nubwo turi urwego ruragenzura ariko nibura ibisobanuro kubera ko burya bihumuriza abaturage nicyo bishaka kuvuga tout simplement kuvuga ngo wowe nk'umuturage iyo ubona n'ibintu byinshi ubonerega ibintu byose urabihuza iyo utahawe ibisobanuro urareba ukava ahantu hose ko ari gushya ko guverinoma ivuyeho ko abantu barimo gufungwa ibyo byose ubishyira mu mutwe wawe wabura ibisobanuro ukava nyamara ugatangira pasiporo ukayishakisha hafi aho ngaho uvuga ngo ndi tayari di position depart ujya ese nyine aho imirire itari kubera hari amazu manini mato ngira ngo nta nkongi z'imiriro gushaka ahantu hatari ibirunga n'ibyo bimara ariko ikigaragara ni uko nk'umuriro wa nimugoroba wari ukomeye Ryan kubera ko umuriro watangiye saa 2 n'ubu mpaciye mu gitondo imyotsi igicumba hari hagicumba kizimyamoto zikiri aho ngaho uko bigaragara umuriro umaze aya masaha yose wari ukomeye wewe wahanyuze se mu gitondo iyo nzu yaherewe kuva saa 2 z'ijoro ntiragera ku butaka ngira ngo hari n'ibikoresho byari birimo wenda bigicumba ariko ntabwo yigeze isenyuka nawe urabizi ahaba inkongi hashya ibintu birimo cyangwa se n'isakaro ahubwo abantu bazashaka umuntu wubatse iyo nyubako ni umuhanga niba yahiye kuva icyo gihagaze ashatse yafotora akayikoresha publicity avuga dore izo nubatse iyo zihiye ntacyo ziba indi nkuru rero iriho nuko mu karere ka Huyeho baravuga bati perezida murabizi ko ejo bundi perezida yavuze ati nubwo impanuka ziri kuba muri iyi minsi ariko ntabwo ziterwa n'amagare nubwo mwayaciye mu mihanda Ihuyeho barongeye barayakoresha ubu ngubu byatanze n'umusaruro kuko baravuga bati ibiciro ku isoko byaragabanyutse ngo abanyonzi baracuranga ubucumurya ibinyarwanda bya bisaba sous-titrage ibyageze ibyo ugira ngo ari bya kabisa iby'abandi no mwihari ko wawe uvuze bitandeba sous-titrage avuze iki buriya komereza ariko ni byiza ikigaragara nuko ubwo hari icyo navuga ko wenda bari barahombye kuba bari baraciye amagare umuntu uwo ari we wese nyine yabyumva kubera ko niba batabyumvise mbere ubuze umuntu wese yabyumva gute babyumva kubera ko niba nta sous-titrage gause komeza subtitle wowe ntabwo byumva ibiki ntumva kuba amagare afite akamaro mu iterambere ry'igihugu simbizi ni wowe ubivuze kubera iki kubera ko nk'uko nari mbivuze nyine Ihuye bo baravuga bati kuvaho perezida avuze ati amagare ntabwo ateza impanuka tukongera tukayakoresha ibiciro ku masoko byaragabanyutse kubera ko icyo ntasobanukirwa buriya naho bihurira kubera iki ibiciro byaragabanyutse ni ukuvuga ngo amagare ntiyari yemerewe kugera mu mujyi wa Huye abacuruzi bajyanaga utumodoka twabo bakajya kurangura ahantu kure bagakoresha wenda esanse nyinshi bakazana amagare ajya hafi ni ukubwira abantu b'amamodoka bajya hafi kuki bagomba kujya kure ariko hari impamvu zisa n'izibivuga ni ukuvuga ngo niba imodoka ni ukuvuga ngo depanse umuntu yadepansa ku modoka ntabwo zazangana n'izo yadepansa ku igare icyo waterura ku igare n'ibyo uterura mu modoka birangana
ariko ku igare nanone icyo ari cyo cyose washyiraho cyagusaba amafaranga make ya transport par rapport y'aho watega ariko ugena kangahe uzagenda kangahe kugira ngo wuzuze ya volume y'imodoka ariko amagare ni menshi imodoka ni nkeya ibyo byose n'ayo magare ari menshi urumva agenda izo nshuro zose imodoka ishobora gutwara ariko ibyo byose baragenzuye basanga ibiciro byaraguye nta no kugenzura kundi barabibonye byahise bigaragara baravuga bati niba umuntu hari umuhanda abacuruzi babuze ikindi bitwaza abaturage baritangira ubuhamya bakavuga bati Ryan urabizi ahantu igare ryajya njyewe ndabizi kubera ko hari ahantu igare rishobora kujya imodoka itajyayo igiye kuzana wenda ibicuruzwa niba ari mu murima niba umuntu yarihingiye intoryi ze mu gishanga aragenda agapakira ku igare yashaka akazamuka n'umusozi utwo dukeya rero iyo badukusanyije ari benshi biba byinshi turagenda yatinya rero wari wabona bamanuka umusozi pozisiyo barimo nawe ari muri pozisiyo depart kandi bikarangira ko agiye akagiye burundu y'ubusa bari impuguke ibyo byose ntabwo ari sinavuga ko ari amagare afite iterambere ariko ibyo rero byose no kugeza ubu ngubu amagare ntabwo navuga ko ari ikintu kibi nta nubwo ariyo wavuga ngo yatezaga impanuka byaba ari ukuyabeshya urumva sizi ukuntu muhuza ibintu ntabwo niba ibiciro byagiye hasi ihuye ni byiza niba babikesha ntuza aya magare ni byiza nabyo ariko n'amagare afite ubuzima no mu buzima bwacu bw'imijyi ubundi ni uko mu iterambere ahubwo tukiri hasi ariko ubundi twagomba kuba dufite n'imihanda hari n'umwanya w'amagare nta mpamvu yo guca amagare mu mujyi ariko n'umumaro w'amagare mu Rwanda birumvikana ko ahandi abantu bashobora kuba bakoresha amagare bitemberera cyangwa se ari nka siporo bakora ariko amagare mu Rwanda cyane cyane nayo gutwara abantu n'ibintu aho ngaho nabyumva ko abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bumwe hari abantu kuba nta magare yari agihari bishobora kuba byarababangamiye mu mibereho abayakeneraga duhereye kuri abo ngabo nyirizina bakora uwo mwuga wo gutwara abantu ku magare byo birumvikana da gusa ariko ubundi bari baziciye muri centre muri mujyi hagati mu mijyi myinshi ariko byagendaga banayabaca no hafi no mu nkengero zayo kuko nk'urugero cyangwa nuko Huye atari umujyi nanone hari henshi bagiye bayaca ni na ngombwa nubwo bwose yagarutse mu muhanda ni ngombwa ko habaho koko bigishwa aho bagomba kugendera kuko hari igihe ujya gutya mu muhanda usanzwe uyu nguyu w'imodoka ukabona igare ari kugenda hagati anyonga yihuta ukaba ariko bari buguhutaze niyo wakwambara kasike niyo kwambara ibintu bigira gute bari buguhutaze jya ku ruhande ahubwo usigaye mbona abantu bagiye ku magare gaca ngo ni abantu bacukura imyobo muri mine cyangwa ikintu nk'iki kubera kasike bambara z'ubundi bwoko ibyo bikwiriye kujyana nanone na gahunda yo kuvugurura imihanda kuko igare ntabwo ari ikinyabiziga ariko imihanda ihari ni ibinyabiziga igare ni ikinyabiziga ahubwo kidafite moteri hari amategeko y'umuhanda ndumva hari wenda niba atansubye gato hari ibintu bita inyamitende n'ibindi ariko igare hari ukuntu mbega uriya imihanda ihari ntawe igare nta gace k'igare hari nibura w'imodoka na moto n'abagenzi ariko igare ahubwo unyibukije hari n'ibindi mu iterambere nyabona turi kimwe mu bihugu bike muri Afurika twubaka trottoir z'abantu aho bashobora kugendaho utirwa ugenda mu muhanda ariko nabona n'ahantu dufite za trottoir abantu bahitamo kugenda mu muhanda aho kujya ku ruhande rwa trottoir ngo bure kuri trottoir ngo bagende bafite kandi n'umutekano oya bagenda hagati y'amamodoka ibyo byose abantu baracanye pressure ni nyinshi umuntu aba yihuta cyangwa se atazi n'ibyo ari byo amategeko abigenga nabyo biraza si n'amategeko ni no kubagira inama ni no kubigisha
nibaza ko umuntu akeneye kumenya itegeko gute kugira amenye kutagenda mu muhanda hagati. urabona nk'urugero nk'amategeko wenda nka za zebra crossing hari nk'abantu bazibona zashyizweho kugira ngo zigire icyo zibwira abo bantu bari kuhajya ariko hari abantu wenda bapfa kuza ntamenye ngo akaba yapfa cyane cyane ni abantu mu modoka ntabwo ari abantu ku maguru abatabizi ni abantu mu mamodoka ako nta kandi nungutse ejo bundi naciye mu mujyi hariya hafi yo kuri rompuwe nsanga hari umupolisi bashyize hafi ya zebra crossing noneho abantu akenshi ntibajya bahagarara abatwara ibinyabiziga noneho barazaga bamubona bakikanga bagahita bafata feri vuba kugira ngo abantu bambuke ukuntu byagenze nge rwose ikintu nkora mpita mba traffic police iyo ngiye kwambuka ndacungana nkagenda nkahagarika imodoka zigahagarara zikamura uriya muntu wo muri Guma wasanga koko ari umuyobozi afite uburenganzira bwo kuduhagarika nkagenda ariko abandi bantu mbona ari riske barafata uwo mupolisi rero ko yahagaze aho ngaho abantu baramwikangaga bagahagarara imodoka yarahagaze moto yo yari inyuma we yari yayometse avuga ngo abana ninjye nawe tu kiramo yisanze ari hejuru y'iyo modoka atazi ukuntu yahageze ntabwo bajya bubaha zebra crossing amamodoka amamoto zo n'ibindi ubundi ku mushoferi igihe cyose abonye umugenzi ari hafi ya zebra crossing yakamuretse umugenzi akaba mbese nawe abahawe umwanya wari kujya hari ibintu ntajya nsobanukirwa hari igihe ugendana n'umuntu zebra crossing mu Kinyarwanda ni gute inzira y'abanyamaguru ako kantu y'abanyamaguru ndaza gusubira mu nkoranyamagambo subtitle tukiri wenda ku bijyanye imparage noneho naho wambukira ku mparage tukiri kuri ayo makuru wenda ajyanye habanza umukara umweru ugakurikira cyangwa habanza iki habanje iki igi cyangwa se inkoko ibintu bisaba ubushakashatsi ubwo bushakashatsi njye narabukoze ariko ndaza kubushyira ahagaragara mu minsi iri imbere tukiri mu makuru rero avugwa ku bijyanye n'umutekano mu muhanda sosiyete ya RFTC yo iti mu rwego rwo kugabanya impanuka abashoferi bose bakorera RFTC tugiye kubajyana mu ngando. RFTC ni ukuvuga Rwanda Football Federation hanyuma transport and then C ni cooperation cyangwa cooperative hanyuma F noneho ni iki niba ari federation ntabwo ushobora kugira federation na cooperative uko byagenda kose ni sosiyete itwara abagenzi mu modoka ikora ibintu bijyanye na transport bo baravuga bati rero twebwe mu rwego rwo gukemura ibibazo by'impanuka cyangwa se n'abashoferi bitwara nabi tugiye kubajyana mu ngando. Ingando yizihe bigamije iki rero kubizira ngando z'intore no sari abigisha iby'imihanda ntago bigisha ibya politiki ariko iyo RFTC ari kipfana na Nyastadriko taza kuvuga na kotarakomanya iyo ni gogo ni Nyabugogo small taxi driver cooperatives nuko bivuze ndibutse ko abantu ariko bazabajyana mu ngano zo gushaka amazina utwo tuzira ni twiza Nyastadriko wajya nk'umubyeyi rimwe na rimwe hari ibyo uburutuka abana bawe uhita ushaka nk'izina ry'amagambo we Nyastadriko vayo hano turakomanye kijya cyumva uvuze ibyo ngibyo mpitanibuka hari umuntu wigeze gushyira urutonde runini cyane rw'amakoperative kuri Facebook harimo ngo akopi bya ngo kopromabyi niko bimeze bazakotarakomanya aya mazina byo abantu bakeneye izindi ngando bazicuza ibyaha ariko hari igihe avuga ukumva rwose niba ari ibyi akaba ari iby'Imana aba ari iby'Imana cyangwa se niba ari ibya akaba ari ibyangabo ibyo ngibyo we aba yumva nta kibazo izina bari izina ry'agaciro mbega ari abantu bakorera muri ako gace kotarakomabyi mbega bakorera mu by'Imana
nk'ibyo ngibyo nta kibazo kiba kirimo ariko ese noneho umuntu yakwibaza ati RFTC izo ngando koko abashoferi bose baba barize amategeko y'umuhanda barize uko bakatira abagenzi cyangwa nuko bagomba kwirinda andi makosa yose ibyo byose babyiga mu mategeko y'umuhanda iyo bari gukorera perimi. Hari ikintu batiga mu mategeko iyo wafashe bya bitabo gusa kuko iyo wiga iyo umwarimu akwigishije ntabwo ari kimwe nk'uko wajya wowe online ukareba uko tuvuge ukiga imibare cyangwa kwiga formule ariko iyo umuntu akwigishije akwigisha n'umuco kandi ahangaha ushobora kumenya ko wenda ryata y'umutuku bivuga ko udashobora gutambuka ariko ntabwo wenda umuntu akwigisha uko ugomba kubaha abo muri kindi bakunze kwita ikinyabupfura cyo mu muhanda ahangaha ntuza courtoisie kuvuga mu gifaransa kumenya nicyo kimwe na bya bindi twavuga ngo nta muntu wigishijwe ibya telefone iyo babaho abantu nta kinyabupfura bajya kuri telefone babajya mu kiliziya mu misa muri kumwe nge nkunda kugera nganira n'abantu bantwaye yaba muri taxi cyangwa se moto ntabwo ariko se buri nsobanurira ikintu kimwe utwaye ikinyabiziga ubonye umuntu ugenda ku maguru ubonye ko asa n'ushaka kwambuka cyangwa se yatangiye no kwambuka kuki muri wowe utagiramo ikintu cyo kugabanya umuvuduko usa naho utanikanga ko wamugonga bisa naho kuri wowe kandi ikintu utwaye n'icyuma urabona imodoka iraza n'umuvuduko mwinshi mwe murimo kugerageza kwinjira mu muhanda principal ugasanga imodoka iturutse iyo ngiyo ije nk'iyagatera ivuza amahoni nkaba ariko feriye ntikora kubera icyo atagabanya umuvuduko ko ntatekereza ko wenda iryo honi ritari butume nkora icyo we ashaka ko nkora. Ntekereza ko iryo honi hari abantu bafite ibibazo byo mu matwi batumva batari bunabyumva. Umuntu uwo ari we wese nanjye nje nkunjya nkaturuka inyuma nkavuza ikintu kisakuza kuri ushaka gukora nabi ukaba wakora hari ugira wumva ihoni gutya akahita yagiserera ariko ukibaza kuki udagabanya umuvuduko ntibibujijwe kandi uri bukomeze kugenda. Ibyo byose ubimenya iyo utekereza cyangwa se watoshwe icyo kintu cy'ikinyabupfura mu muhanda gutanga inzira kuvuga ngo bagomba ngo priorité n'est pas sécurité gutanga inzira niyo waba ufite priorité nta kibi kubera ko inyungu zawe n'inyungu z'uwo wundi none bikagaruka ku gaciro ha ikindi kiremwa muntu rimwe na rimwe bisa naho umuntu yumva ko bana ni ngewe na gahunda zanjye abandi wese mu mpigamire ibyo bintu kuba babafata bakabatoza icyo kintu bakabahugura byo ni sawa icyo ntumva yuvuze ingando mpita numva za zimenyerewe ntazi ko niba babigishamo ni terime bakoresheje ibyo byose bishobora kuzabamo kubera ko mu ngando ngira ngo nubwo biga politike biga n'umuco bakiga gahunda ya zanda umunyarwanda bakiga amateka ibyo n'uwo muco bakawiga ariko nta politike kuba bayiga nta kibazo cyaba kirimo mu gihe baba bafite umwanya byaba kuvanga amasaka n'amasaka hanyuma abashoferi uretse icyo cyemezo gifashwe wenda na RFTC hari habaye gahunda y'amakoperative atwara abagenzi bari bavuze ko ngo bazabubakira ngo tuzu abashoferi bashobora kuzaba baruhukiramo kuko byari byagaragaye ko ngo n'umunaniro uri mu bituma ngo bagira ahubwo icyo cyo kuki bagomba ese bakora amasaha arenze 8 gahunda y'umujyi wa Kigali yarateganyije ko ngo biyemeje ko ari ibyo kandi ngo ko buri tungo ku mihanda bazaba bakutuzu two kuruhukiramo ngo mu mujyi niba ari imodoka ivino ikagikampara nabyumva ariko hano mu mujyi ariko ntago ari mu mujyi gusa buretse na gusa nubwo haba ari mu ntara ahubwo ikintu cyanagize wenda cyatanga umusaruro ku bijyanye n'umunaniro nuko nge numva bavuga ko niba umuntu yakoze wenda nk'urugendo akava i Kigali akagera i Rusizi agomba kugerayo agasanga hari uri buhita afata ya modoka akaza i Kigali niko bigenda nuko yasanga umushoferi wundi uryamye nko ku musanga ngabo akavamo noneho wa wundi warumaza amasaha wenda 2 aruhu
aruhutse agafata ya modoka akagaruka i Kigali na wa wundi agasigara aruhuka araza Ni gusubirayo nk'abapilote n'undi nawe b'indege. yaruhuka Nk'abapilote b'indege. naho kuvuga ngo barabubakira utuzu ku muhanda ngo nahehe nanone byaba ari akavuyo sinzi niba byaba byubahirije igishushanyo mbonera ibwo izo nzu byashaka bikanacyubahiriza Ibyo byose ibyo no gutakaza igihe n'amafaranga binyibutsa blague sinzi niba kubera gusaza ntabwo nibuka niba namaze kuyivuga iyo blague ariko kuri autoroute ni muri Florida muri Amerika hari billboard nini cyane ibwira abantu batwaye amamodoka ariko ni nini ku buryo ushobora no kuyisoma ugahita unabyumva ikintu cyanditse kuri billboard iravuga iti niba ushaka kuvugana n'Imana wajya ku ruhande ugaparika imodoka hari ahantu twatunganye kugira ngo ujye ku ruhande ukava mu modoka ukajya mu kiganiro cyawe n'Imana ariko niba ushaka kumusanga aka kanya wahita umwohereza SMS aho uri ni ukuvuga ko iyo uri ku modoka iyo utwaye twara niba hari ibindi bintu ushaka gukora wajya ku ruhande ariko niba ushaka gusanga Imana ku kanya mwohereze SMS uri utwara urebe ok subtitre wazibonye ndazumvise ubwo ntabwo nabivugiye hano nabivuze mu cyongereza oya burya pour comprendre l'expression bisaba ko warigeze uyumva quand on monte dans la température on risque de mourir de la sécheresse dufite ayandi makuru nyine nawe urabyumva ko atabura cyane ko ibisobanuro byanjye nyine kubera ko bihoraho amasaha aracyahari sasa RFTC nayimenye ni Rwanda Federation of Transport Companies wese wagira federation na cooperatives urakoze cyane umukunzi wa 89 uramurenga yagize igitondo gusa sasa nta gikoma babahaga kandi muri icyo gihe niko byari binameze andi makuru rero avugwa nuko ejo muri Kenya ubwo twavuye mu Rwanda nyine twerekeza hanze yarwo ni mu karere habatangiye inama y'abakuru b'ibihugu yo kurwanya iterabwoba ibihe bihugu byo ku mugabane wa Afurika byose African Union Union Africaine ariko azana baregere ko bamwibye imodoka ngira ngo usibye n'imodoka ibibazo by'umutekano muri Kenya birakabije mu karere birakabije kuko na Museveni ngo bamwibye inka n'agahomamunwa kandi ngo n'umubyeyi ngira ngo wa perezida wa Kenya nawe bari baherutse kumwiba imodoka ibyo byose ni ibibazo n'umuvugizi wundi mwaho bari baherutse kwiba ariko bashobora kuba bafite nyinshi akaba ariyo mpamvu wenda zimwe ziba ziri nk'aho ariko hari abajura bubahuka imodoka ya perezida ariko rero buriya usibye no kuba bakubahuka nawe ubonye ubaye uri umujura ugacurwaho nk'imodoka nk'iriya ziza by'akarakageni burya uhita uba n'umusitari baramutse banagufashe bakavuga bati wari wibye imodoka ya perezida nacyo ni icyubahiro muri sosiyete y'abajura ukavuze neza niko muri asosiyasiyo y'abajura waba wesha umuhigo kubera ko ese ubundi imodoka ya perezida bayiba gute neza nk'uko bayibye niba bafata uzabahendereje kubera ko ntabwo niba hari abantu bashinzwe umutekano wa perezida bakagombye kuba bafite ubushobozi bwose bwo kurinda nabo bajura bashinzwe umutekano wa perezida ntabwo bashinzwe umutekano w'imodoka n'ibye byose erega ntabarinda umurinda abo niba bafite gahunda yo kwibya perezida ari wo mugambi ntawuzi igihe baba babimaranye ahubwo ikigaragara ni uko abo ngabo baba babigizemo uruhare kubera ko akete zirihuta ariko nibyo byiza wagira ngo ajya akora iz'umuriro ndibwira ko yajya azibona byihuse izi raporo nuko nagiriwe ubuntu bukeya sinkirwe muri rya tsinda nari kuzajya mpita mbibona ibyo rero inama ngira ngo ariko bakumvise
bashobora kuba guhita baguselectinga baguhamagara nyuma y'iki kiganiro umuntu yishakira isoko kabisa agaciro n'uwihangira umurimo no kwihangira imirimo bazakumve ntibakumvishe iyo nama ikaba igamije iki mbega harya ni iyo kwiga ku buryo barwanya iterabwoba muri Afurika ndetse no mu karere nyine nk'uko mwakomeje muvuga ko iterabwoba nyine rigenda ribaho ku buryo bunagaragara hagiye havugwa cyane ariko ubwo ngubwo wenda ngiye kuvuga muri rusange hagiye havugwa yuko muri Afurika abayobozi ba Afurika bitwaza icyo kintu kiriho ubu ngubu kigezweho cyo kuvuga imitwe y'iterabwoba kugira ngo barwanye ababarwanya cyangwa se abashaka kubakura ku butegetsi cyangwa se ku bugati ese aho izo mpungenge ntago zaba zihari yuko twamanga ayo masaka n'ayo masakaramento reka kabisa tubivangure amasaka n'amasakaramento kuko ibyo byose iterabwoba ubu ngubu iragaragara nta nubwo ari ibintu tuvuye kari nka opposition urumva ntabwo wakwita Al-Shabaab opposition ntabwo wavuga ko Boko Haram ari opposition abo ngabo birumvikana ariko cyagiye kivugwa niko hari abandi wenda of course ariko ibyo byari icyo gihe ariko ibihe turimo ubu ngubu ngira ngo kutabireba kutabibona kuko saha gusa nibura hose ahubwo ibura ikibazo nifite kuko nabo bari mu nama nk'iyo ngiyo ariko bo baravuga islamisme bafite twahise dusimbuka ariko nuko bisa nabyo ibura nk'ubu kubona nk'ayo ama organisation nk'iya ISIS n'icyo ukuntu inakurura urubyiruko rw'iburaya babasange hariya aho bari kandi bakanagaruka iburaya nabo babateza ibindi bibazo so urabona ko bisa nk'icyorezo ni icyorezo gikomeye cyane cyane nk'iburaya kubera imiterere y'amategeko no kugerageza kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu akenshi usanga nk'iburaya hariyo abantu bamwe namwe ubu ngubu imitwe y'iterabwoba nyinshi ivugwa cyane isa naho yayogoje isi nini y'abayisilamu b'intagondwa wenda simfata abayisilamu muri rusange ngo bashyire mu gatebo kamwe gusa rero ikibazo bajya bagira iburaya niko hari abantu bigisha bidini bisanzwe bemerewe kuba aho ngaho iburaya yewe bafite n'impapuro z'ibyo bihugu bashobora kuba bagira uruhare mu gukurura urwo rubyiruko rubaganisha mu bikorwa nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe mu nyigisho batanga zivangura zisa naho ziganisha mu mvugo z'abo bantu ahubwo ariko iburaya bafite kabisa ikibazo gikomeye kuko simbona impamvu waba uri buraya ngiye ku giti cyanjye ntabwo mpita mbona impamvu waba uri buraya na bya bindi byose amavantaje byose ubona ari buraya ukumva ugiye kubivamo ngo ugiye gufata imbunda ngo ugiye kujya muri Iraq cyangwa ibyo ngibyo byo ntabwo abantu bose baba bishimye niba hari avantaje ziri mu burayi hari abo zitageraho ni nk'uko ubyara umwana mu rugo ukamubyara umeze neza famiye imeze neza yarangiza akagukwepa akajya ku muhanda simbyanze ariko ntabwo ari cyo kimwe ariko simbyanze ariko nibyo nshaka kwerekana n'ubundi ko i buraya noneho bafite ikibazo batanazi kuko ubundi abantu bava mu bihugu nk'ibyacu ngo baganishe i buraya ngo hashake ubuzima ni ukuvuga ko iyo ni mesaje nyine ikwereka wa mugani nk'uko bari ubivuze ni uko bwa buzima batabubonye cyangwa ariko ibyo ari byo byose byerekana ko ari ikibazo hari marezi hari n'ikindi kibazo njya mbona kuko imvugo nk'izo ngizo iyo biganishije mu madini ni ikintu gikomeye cyane uti kuki njya mbona n'imvugo mu bantu tuvuga abayisilamu kuko aribo turi kuvuga muri uyu mwanya rimwe na rimwe hari igihe ushobora kuganira n'umuyisilamu hano mu Rwanda akahita ahuza ibintu biri kuba ahandi hantu
ku bijyanye n'idini nawe akagira urwo rwango yibaza ngo ibintu biba kuri iyi si biba kubera ko nk'urugero hashobora kuba ikibazo muri Palestine hagati ya Israel na Palestine we ntabirebe nk'umuntu ngakora analize avuga ngo ariko ibi bintu ntago bikwiye akahita abibona nk'umunyedini akabara ngo murabona idini ibyo badukorera ibyo bishobora gutuma umuntu ava hano mu Rwanda ahagaze neza imere neza mu by'ukuri nubwo bwose bahuje idini ariko badahuje ibyo bibazo akumva ikibazo akakigira icyepe akaba yajya kuba intagondwa aho hantu yumva ko ari mu nshingano ze kujya kubafasha kuko hari umuntu wamwigishije kubera ko imyizerere hanyuma reka twongeyeho nk'ubu ngubu ibyo tutaravuga ariko tumaze no kumenya ni uko hari umuntu wa kabiri bamaze guca umutwe baciye umutwe ari aba-islamistes bakabifilma bakabyerekana ukabona abenshi muri twebwe nko kubona ibyo bintu bidutera ubwoba binadutera n'iseseme n'ibinadutera ni gute umuntu ashobora kugera kuri iyo stade ariko hakaba abandi bumva ko bibateye ishema kubera ko baba bumva hari ikintu cyiza bakoze kandi kirengera inyungu bavuga ko ari iz'Imana bitewe n'imyizerere yabo bakabyerekana kandi bakabyerekana ariko se tugarutse muri Afurika iyo wenda dusa naho tugiye kuri Islam niyo ikunze kuboneka nk'abantu babiterabwoba n'abayisilamu tuvuge ko ari islamisme atari Islam kuko ntabwo ari ya religion tuzi yego ubwo yewe n'ibikorwa byabo ntibihuye n'amahame y'iryo dini kubera ko iyo uganiriye n'umushehe cyangwa undi muntu ukomeye muri Islam arakubwira ati twebwe biriya bikorwa twumva mu bindi bihugu ntabwo tubishyigikira kuko igitabo tugenderaho ayo mahame ntabwo kiyemera icyo tutumva ntabwo ibyo ari byo byose ntabwo bihagije niba bihari Islam nyayo ntawe ubikondana sinavuga ngo ijwi ryawe ntabwo ryumvikana kurusha kuko bari abantu burya ku isi yose kabisa abantu biyemeje ikibi bo barakora cyane ari bake ariko bagakora cyane ibikorwa byabo bikagaragara cyane noneho abitwa ko ari abeza abarwanya ibyo bintu ababyamagana bo bakavuga ngo bakumva ko ari bihagije kuvuga ngo reka njye ntabwo nemeranya nabo bakicecekera gito bakoze bumva gihagije burya haba hakeneye kumva kuko buriya icyo batumva ni uko nabo hari abakiriya babo bagenda hariya abantu bari bakwiye kuza iwabo mu bantu bakurikira idini ariko batakaza abantu abamambure bakasanga abo ba-islamistes. Amasaha rero yatugendanye amasaha twari twemerewe ararangiye. Reka mbashimire cyane kuba twafatanyije muri uyu mwanya. Kaka message sinari nakabona. Akahe kava kwa boss amara wangira icyo mbwira kubera ko nyirinzamirena biri hafi gutungana. Reka mbashaka hafi n'iryari ameza atana biri hafi abantu ngo hafi ngo hano imbere aho bari hehe hano imbere mu minsi mike. Reka mbashimire cyane kuba twafatanyije Ryan Modeste nawe Albert ndabashimiye cyane. Nawe uri umuntu w'umugabo cyane rero kadi mu rugo rwo kubakuza ariko n'umuntu w'umugore. Reka mbashimire cyane namwe mwari muduteze amatwi kuri 89.7 FM no kuri y3.contact.rwanda.com. Mugire ibihe byiza muhahe murongo umunsi mwiza kuri bose.